niyo mpamvu rero wowe nta rindi herezo ry'umukobwa. Oya ntabwo iherezo ry'umukobwa ari umugabo. Ahaha sinzi abana bubi ikibazo mufite. Ntago n'iyo myumvire siyo mfite kandi ntago tuzumvikana njye narakubyaye ndi wambyaye. Mugabo ese ubwo Ivy reba ukuntu dukoresheje amafaranga yose arayobeje kandebe nabona barabona ubukene twifitiye bakirirwa batebereza amafaranga. Ivy ziko iyi nimero ari ya yindi yatwohereje amafaranga kwa muganga yo kwishyura. Gihamagare twumve. Sinyamagare nise ntabwo yihamagaye. Oya kubera iki se nagize ngo n'uyu mugabo twe turimo kuvugaho cye nari nzi ko ari we mubajije arambwira ngo ntabwo ari we. Ubwo se ubwo yabarinde uzi ko ari 100 se. Yesu we man uzi ko none se yihamagare wumve mbabarira yihamagare harya iyi nkurire mu ko umuntu agira ngo ni Sumana yanjye sinakubwiye Imana ibaho se uyu muntu ahora yobye amafaranga. muhamagare twumve. 100 ariko Mana uradukunda. Ngiye gushyiraho parireri yishyiraho numva Mana 100 mama siko dushyize ndahita ngura umuceri. Umva dutinde kugura umuceri Mana n'ibindi byinshi. Uraza kureba ikindi kintu ndi bugure utatse. Si Imana ra ese kitari gute nyamara cyane Yesu ujya wijishaka akayatwoherereza. Ziburetse cyamamagaye itari uretse nongere ndiye gashizeho paneli. Kidari ucamuzi ntabwo ivuga. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Cyambere cyo ariko tuyabonye. Mana ushimwe. Mana umuceri nkuguriye n'amavuta yo kwisiga. Mana urakoze umwera wari wanyishe Mana yanjye. Mana ushimwe. Mana nyamara Imana ibaho. No ibyo ari byose ntago yayobye inshuro ebyiri. Yego ahubwo nyine yaba ari indeze. Nise se bwaba ari ko nta nshuti nge nyinshi. Mama Yesu Imana ushimwe. Ngiye guhita ngura umuceri ndakugura amavuta. Yesu mama ariko ntiyasesagura ubike nayo tuzakoresha n'undi munsi. Nituyamara umva ndaje gwereka ikintu ngiye gukora. Mama ntujyamare ndagarura make. Oya nukuri ubuso kuna unafite ikibina muri weekend. Akusi umuntu nindi. Aha. Sijya mbonye amagese bega gasozi. Mama Ivy. Mama Ivy. Kwa badakomara. Mama Ivy. Siko mbona wagira ngo hakinzera. Mama Ivy. Mama Ivy we. Oui. Ese uri mu gikari? Naje kwihisha izuba hano. Oh. Yewe namenye ko waje. Amakuru ki? Ndabona nta. Yewe. Imana ishimwe ko wasaze ikari gakwishe. Bega gasozi. Yewe. Ahantu hajute. Umva shaka ahantu unjika. Dore naha. Yewe. Reka neceshe. Ntaki. Ese ubuzima ni bwoko kinonoho mwakabyara.
nta gisangano ng'amagambo ntacyo bitwaye. Numvise ngo waratashye. Twabuze uko tugusura nyine uzatwihanganire nta kundi. Oya shanda bizi by'iyi minsi se wabikwirirwa bitindaho. Ni birebire. Ntabwo wakwirirwa utinda ku by'iyi minsi rwose. Hakomeze neza. Imana yarakoze. Ndabona akabiri katangiye kuza disi. Ngo nguheruka cyagenza kugusura kwa muganga bwa mbere. Narimeze nabi. Nagiye ngusengesha. Narimeze nabi burya napfaga numva. Ako nyabo. Buriya n'uburwayi bwo kwa muganga gusa. Cyangwa harimo n'amarozi y'inahanga. Ako so amarozi koko reka nkubaze. Umuntu arakuroga akakuroga sima ngize ukuri. Asima se urozi bwahinduye abarozi bahinduye intose. Mbabarije. Ese babiroga bati ibyo bintu wabiroga gute? Nge ntago mbizi by'abarozi sindoga ariko sigaye numva banayiteza na za kanseri. N'ibiki byose. Ariko ubwo wakiza nta kibazo. Hanyuma akaba nde muntu ndoga soko. Ngezo kuri ko nawe naho hazi ninde muntu waba ndoga. Aromba ntanduranyije nawe. Kutanduranya n'umuntu si ishyari ariko si nk'ubu babakoze. Uzi umurangirira ishyari ry'ikize. Awamenya. Shangiye mbona nyine kwa muganga bambajije nimba hari umuntu muri famiye ubirwara. Asima. Ariya sima se yindi ituma umuntu ahumeka nabi. Kwa kunine nari imeze. Kwa kundi wagiye umeze nk'uwapfuye neza byarangiye. Ni kuri yewe kubugenda numva. Reka nkubwire aka gace kose uyu mudugudu baravuga ati barakwishe. Baraguhitaye. Ariko bananje nimuzagira mwambi kurubwa none se uwandoga wenda ari uburozi byajya binaza no mu gihe kitari igihe cyo kurwara kandi muri iki gihe kimeshyi abantu benshi bagira ikibazo cya sima babarwaye niko biba bimeze. Yewe ntacyo numeze ite se umukobwa wameze ate? Yaraje tumeze nk'abahahuriye n'ubundi basanze urugo rwahoraga rugize hari igihe najyaga mbwira umwana ngo ahanyuza keyo. Ayo warakoze pe niyo mpamvu nasanze natekereza ko mbere nari umuturage. Ese uribuka ko nza hano ari wowe wanyakiriye? Akibyo ni ibisanzwe bisa. Oya ugiye ngufata nk'inshuti yanjye pe. Oya nanjye uri inshuti yanjye urabizi pe. Urabona kubona udufaranga kugira ngo nzagere hariya kwa muganga bagushyize ariko urabizi twaravugana agaswanyohereje se ukuntu ari amafaranga wanyohereje ntabaye byihorere ntacyo takoze rero numvise ngo waje ndavuga ati reka nze nukunje nyine nta kintu nkuzaniye nawe urabizi ko ibintu bimeze muri iyi minsi. Hari ikintu utakoze koko hari ikintu utakoze bande abantu bakuriye use bakiniraga he ku monero hagati y'inzu n'indi harimo nka metero nk'isha nakubara mu metero 3 metero 50. Twaje nyuma twaje nyuma papa wanjye amajije gupfa. Nari ngeze nko mu wa kane segonderi. Ako ntago ari igihe kinini kandi nabaga nagiye kwiga. Shati koza cyereka bari uwari ko ndiba abantu bateye imico na cyabo ubundi rero wari bwiteze ko mbona bose ngona naba fake ahubwo se ya kwenti sisa nago mbizi sinakunze kuhaba cyane ngo kugira ngo nyeme sizimaje kunakoresheje atutagiye mbanekeza ngumva ko asohora nkunda byanyabyo nyine mba numva ngiye mbana kubyumvisha ndabukunda byanyabyo akomere wabimenya atwica mbambabarira pe ahubwo sazabimenya kuko umva yatwica umva esesho tumubaza urabona dukomeza kwicara ahangaha twese ntago bizapfa gukunda wagerageje wenda nawe ku giti cyawe ko nabonye nyine wanize ukanaminuza ukagerageza gushaka akazi ahandi yawe kuko ibintu waba warize utabikoresheje nta kintu na kimwe byaba byarakumariye sibyo kandi narebye impamyabumenyi yawe mbona nyine kampani zose zakwifuza sibyo ikibazo bigana icya kindi ikibazo ni kiri nawe undi rwose akazi nagashobora pe kuko ibaze ahantu hose nagiye inshuro enye nabonye akazi bigapfira kuri iriya mpamvu sinzigera mbona akazi pe
mbere mubwira ntabwo ari ko utazigiye ukabona ahubwo kandi reka wibuke ko abantu bose ntabwo ari bamwe sibyo se ntabwo abantu bose ari bamwe wenda ushobora kubahura n'umuntu mwiza ndetse tuvuge ko abantu bose bicaye mu makampani ariko bemeye kugira ibyo bakora na ba boss babo ushobora kubutanirwa kwita n'umuntu mwiza shaba bafite wenda nk'aba uncle babo wenda babarangiye usubiye nawe ngira wamvuganira ntaki baba bafite ukuntu nyine bafite ugasanga wenda ni nk'inshuti ya papa wawe hari ahantu twavutse nabi pe ariko se mbwira cya wa musaza wacu wa mugabo umusaza bigeze hehe ko numvaga yikuba hano ngo arashaka umukobwa wawe ako se koko ako ariko ureka maze dome uriya mugabo ubona ashaje akumama ivi oya tuvugisha ese ubwo uzajye reka nkubaze mba mbona adashaje ku buryo atashakana na Ivi rwose Si nuko mbona- Ivi ahubwo yananiye ntamushaka kandi uriya mugabo aba akora igishoboka cyose ngo amubere umugore ubu se bitwaye iki singa usetse mwene mama reka nkubwire impamvu ngewe mbirwanya uri kwitwaza ko muri abakene mama ivi ubukene ntibuzatuma uroha umwana wawe ngo ajye gushaka umugabo ungana kuriya ako murohaye reka nkubaze ubu ngubu ngewe njya kubyara Ivi ntabwo nari mfite imyaka 17 umuntu twabyariye se ntabwo yari afite 32 ubwo si umuntu wavuga igihe cyawe nicyo cyubu reba ariko kumfite niyo mpamvu abo nabo bataramye nuko bajye gushaka ngo uyu nguyu ngo turangana ngo uyu nguyu ngo turi mu kigero kimwe ngo uyu nguyu ngo iki bikarangira agiye gushaka umuntu bangana bose bagatangira gushaka gukomeza kuba abantu bagezweho bikarangira urugo rusenyutse ariko aramutse ashatse umugabo ungana kuriya ni gute se atakubaka ko yakubaka akabyara agaheka kuzukuruza akiri ururimo rego ubwo urancecekesheje ntabwo ari ukugucecekesha ariko ugomba kubyumva njye niko mba mbyumva umva si umwana si uwanjye n'uwawe ukabyaraho ariko nakugiraga inama ntabwo umugabo ungana kuriya ese ubundi waba uzi amateka ye cyangwa uzi usanze afite umugore akaba ari gushaka kugira ngo aterete kariya kana nese ubwo yaba afite umugore si ubundi mwakwitonze kuri uyu mwana ubona ukuntu wabyaye umwana mwiza w'inzobe hanyuma rero uwo mwana wize umwana wanjye azajye kuruha uzi ubwenge uriya mwana azi uzi ubwenge azi atabubyaza umusaruro ngo ashakane n'umwana ukifite amaraso matoya babyare baheke ngewe reka nkubwire yewe ntabwo iyo nama nayikugisha mba ndebera ahazaza ha Ivi mba mbona rwose azahuruduka agashakana n'umuntu w'ikirara umuntu uri aho ngaho udafite icyo amaze utazagira icyo amumarira ngewe nkumva ashakanye n'uriya mugabo ni ukuri ko Imana yakubaka kandi yabaho neza mwaba mubibona ejo hari umuntu inshuti yanjye nzajya kureba kari nzindutse kugira ngo nzamugereho nko mu ma saa sita ngibi ko namukuraho nyine akazi kawe sheri wanjye rwose akazi se ni wowe ukanze ubu si wowe ukazi urakanze nyine nawe wabigize amahirwe ukabonye none ninjye uri kukarangira rega wibuke ko rega Sharumara cyakoze ibizere ugira sha mbabwira sheri wanjye ni ukuri ndagukunda pe si ngombwa rwose kunyizeza ibintu by'ibitangaza uzi wowe urakanze nawe ngenda ugashaka ukabona ako rwose ntabwo ari ngombwa kujya unyizeza ibitangaza ngenda gukunda uko uri ariko rero ukabona ujya mpinga none se kamubaze reka wibuke ko ntabwo twize ibintu bimwe ngewe nawe wowe warize uraminuza ngewe rero ntabwo niyize mbasha kuminuza ndumva rero nyine ko nshobora kubona musabira akazi ngo ko ufite umuntu wanjye wize kandi wakora akazi yaganye na mwizeza ibitangaza kandi ngenzi neza ko nagezemo agakora neza woreke ejo nzagenda nta wamenye icyavamo bire kibire gukomeza kwicara nta kibazo uzagerageza ejo ndazinduka rwose ukajya kubyika usanga nagiye ahubwo mama wa muntu sinavuye ko hari umuntu watwishyuriye amafaranga kwa muganga narabikubwiye uzi yuko yongeye akatwuriza amafaranga ndavuze se yayobye twabuze n'icyo turya ahubwo ndaje ndajya kubaha mama nk'igihumbi
nze ujye kugura nawe amavuta n'agakorogate n'agasabune ko koga utazagenda usa nawe ukansebye. urakoze mbese ubundi umuntu ni nde? Ni ukuri twahamagaye nimero ni kompoze so uyu muntu wagira ngo navuze ni Yesu sharo manani byancanze ni Yesu utureba akavuga ati bana banjye mwari mu Burayi pa byancanze pe nimba rinde kumana Imana izamuha umugisha pe. kuko nyine rega niba mubwira Imana ntabwo amenye kuniriza ibintu ngazira zayo. Unese uyu muntu azi ubuzima tubayemo ntabwo mba mbyumva. Ivy ubwo uzi ko wa muntu yongera kohereza amafaranga Guki yongeye mbonye hagiyeho 50. gusa ubwo byo ni ibiki? Ibintu n'ubu Oya ntabwo ari ubuhoro nangiye kugira ubwoba. ese umuntu uhora wohereza amafaranga ntanatuvugishe nimero ye ndongenda yabahembwa amafaranga ngayo kugira ngo yirirwa ahubwo se ninde akaba muzi ko ndi gutekereza uyu muntu si umuntu w'umujura wewe nka banka akajya yobya duke akatuduha kugira ngo azabe ari twebwe bafunga. shangiye nagiye kugira ubwoba none undi yabonye numva nta byishimo ngize ahubwo ngize ubwoba. Uyu muntu ninde uhora yohereza amafaranga cyangwa ni Nataliya? Nataliya se ngo nibwo yabibutse kuduha amafaranga na musaza we yarapfuye nta ngewe uzi se ndavuze ni cyangwa ni we wenda yaravuze ataba abantu narabariye cyane kuva ngiye hanze nta kintu nabamariye reka byibuze ngenda mbanagira duke ngewe niwe nari ntekereje. ntago uriya ukuna yiyemera aguhaye amafaranga isi yose yatibimenya uramuyoboye n'ubwiyemezi bwe. Ese ahubwo ntitwanabona ko ari nimero dusanzwe dufite nimero ye kandi niyo hanze kandi iyo ngiyo ni nimero yo mu Rwanda. uyu muntu yo kutwohereza amafaranga uyu muntu ashaka ko ari umujura uri kwiba banke akajya avanaho duke akatutwoherereza tukaturya kugira ngo niho mufata bazafunge twe. Akaba ari ninde muntu ufite nimero yacu? Ni nk'igisambo cyihimbiye wenda nimero ndabizi. Buretse kubaza ikintu nibajije kubera iki buri gihe ayohereza ari uko abona dukeneye amafaranga. Nise ubwo ni ibiki? Reba cyagiye yohereje turi kwa muganga dukeneye kwishyura urabizi ko twayabuze mujye muganira ukabimubwira ko tudafite amafaranga. Ndise mwunganiriza se ko ari Marita. Marita nawe ntabwo bimubwira ibintu byose Marita nta wundi pe. Musugo uwo muntu Marita nayo se we afite amafaranga uri nyuma yacu ubu we umuntu wese watwohereza yabivuga. Nese kuki umuntu twohereza amafaranga atabivuga ubu? Nyuma mu bwango dutangiye duhangayika. Ndajya ku kagari. Oya mama none woye. Ndajya ku kagari. Nubundi twariya ya mbere. Ariko byibuze twajya kubivuga ku buryo nibazanadufunga bazavuga ko nta ruhare twe tubifite. Tuzagiye tumeje kugira aho tugeze mbabarira ubukene ni danje. Umvinda. Nase nundi twayare nundi ni wari udufunga twariya ya mbere. Shaya amafaranga ntago ngiye nongera kuyakoraho. Mama nubundi twaraye bayohereza nyerekere kuri telefone nibazaza no kudufata nzaye. Usaze sari nk'umupasteri wenda umva nkubwira ikintu usaze nk'umupasteri urumva kuko njye gusenga ko nta ningi ujya si wowe nago njye gusengera ujyayo. Wenda nk'umupasteri Imana yabwiye iti ndakweretse ubara abantu uzabafashe. Cyangwa wa mugabo uyakoherereza nakuyohereza agakoresha indi nimero kugira ngo ubundi se kabikubwira n'iki cyatuma atabivuga mama mva nkubwire n'ubundi twarayariye tumarije kuyarya kenshi n'ubundi rero tuceka tukunze twirira amafaranga mama mbabarira njye ntago ndi bwongere kuyakoraho ari n'ubundi ibiryo turabifite oya ibiryo turabifite cyo koza buya leta ariko nugira umuntu nugira umuntu yahadura urabona ntago ni utwo dufaranga nitwo turi kugira ikintu tumarira muri iyi minsi nganekera mu karuvuba n'inkwera. Urabona ubukene uko ngerabo nongera kuyakoraho ndayabika basi niba nadufunga bazadufunge wenda hari nayo dufite yo uyazana nyako cyangwa ujye yashyira mu kibina ku nase kibina no muri soko reka ntago nongera kuyakoraho bimenye.
Boss, kumamagaye byihutirwa cyane muri aya masaha y'akazi kandi ubizi ko aya masaha tuba dufite akazi kenshi. Ikibazo si ntekereza akazi kose wagasetinze niba bimeze neza ariko wumva ntabwo utinda n'ubundi bari minota mikeya. ikibazo. Mu kazi se bimeze bite? Urebye nta kibazo. Ba bakozi baraje ibintu bari kubishyira kuri gahunda, nanjye ngomba ndaho njya no gusinyisha za mapuro zose. Ibintu urebye biri kuri gahunda, nta kibazo nta kiri gupfa. Wowe sanga ahangaha nyine aracyafata amasomo nyine, hanyuma rero ikintu cyatumye guhamagara rero ayo masomo yawe nawe atarangira buri munsi ngo uri mu masomo. umva rero mubwire icyo cyatumye guhamagara. Ndashaka ko Ivy mushakira akazi muri kampani. Muri kampani yacu hari ako kazi? Ya Boss, ubwo nabyo bintu nta kibazo byateza, ubwo ntabwo bazahita batuvumbura koko. Nabonye rero nabitekereje ariko nsanga natwe ubwacu tubishoboye kubatamenya ko ari twebwe. Hari ugomba kumenya ko ari wowe. Byo urabizi kanzi nzamuha akazi gute se? Ugomba kubwira wa mukobwa wakira abakozi. Urabizi neza ko ibintu byose ubiseti iyo nahari n'uyu muntu nkurikije ko manager Lucas. Uri kubyumva? Ubwire secrétaire. Kuri secrétaire wawe. Mushakira akazi umuhe n'imyirondoro ariko ntamenye ko ari wowe ubikoze. Kandi sinshaka ko hari ikibazo kimwe azagirira mu kazi giturutse ku mirangarire. Nta kibazo yagira hariya rwose. Kuri amwe yarababaye bihagije. Kubyumva? Ko boss wagiye mu rukundo cyane. Si urukundo cyane ubu iyo murebye unatabikwirira mwana. Ba mwana ni sawa kabisa. Nagwambwe kari nyagamagaye nanjye mbanye maje kubibona. Oya harabikwiye kabisa uramwa. Nanjye kintu kuba yicano nka hariya. Ikintu gushaka uburyo bwiza n'igihe cyiza cyane cyo kumubwiza ukuri. Ariko byibuze nafite akazi ari mu kazi. Rero genda ukora ibintu ubwiye nunde ari ngwamagaye mu masaha akazi ukomeze ukore n'akazi. Hari kibazo? Nta kibazo rwose. Ako subwo ku kazi subwo nitujya tuwahurira nta kibazo bizateza boss. Kuko ngiye wanze. Ofisi zawe naho bakorera mwahurira hehe? Wakonjira muri parking inyuma aho baparikira. Wako azajya yinjira muri parking. Okay. Nabikora boss, nabikora. Niba ari nicyo ushaka uzajya ushaka kuvugana n'icyo cyenda akazi byite mu secrétaire wawe. Nta kibazo. Mpamvu n'ahantu tuzahurira nanjye ndabikora mu bwenge ku buryo nta kibazo byateza. Boss nanjye urabizire. Bibaye na ngombwa wakorera mu rugo. Sawa boss. Boss wira mu kazi. Impamvu nakubwiye ngo tuze twicaranga nuko nyine nabonaga niri mu mirimo utishimye tuntu twose Paul kadukora utishimye ndavani yabona bikoreza impande ya mama wawe yatwica abone reka tuzanira wenda bamvanye n'ikibazo agufite nzagukunda nk'ubononse nza kubaha nk'itegeko nzamenya ko gushaka ari byiza bizaba bitewe nawe ngicyama uwo mwana Ndibuse ni kandi. Nakarimbo ka kera nakara hanyuze ya kera andi bajya bavuga ngo ni ndundirije umwana yo gacaracara Weizo. Oyo gacha ninjishi.
akenyegeza ibisabe Okay. ndashobora kubishinja ese sheri wabaye iki ngombwira mbese ndahangayitse. nyine wabaye iki kindi kwiyemeza nk'iki Urumva kuva twaza aha ngaha urabizi ko nyine nta gihe kinini tuhamaze. Wa muntu utwohereza amafaranga n'ubu yongeye twohereza amafaranga, ari kujya twohereza amafaranga kenshi, nka nyuma y'iminsi 3 ari kutwohereza 50,000. None natangiye kugira ubwoba kandi ariko simba nshaka ko mama abona ko nahangayitse. Icyambere ashobora kuba ari umujura, urumva uri kwiba banki, kandi sinzi impamvu icyo kintu cyanjemo. icyo cyatumye se tishima Noneho akaba ashaka ko nibamufata ari twebwe bazafunga. Kandi ibaze bafunze mama wanjye ari we wenyine nari nsigaranye. sheri ngambwira ibyo rero byatumye tishima byatumye nyine umunsi wose umeze gutya Ndahangayitse ndi kwibaza uwo muntu. mbabwire sibyo humura ntekereza ko uburyo ubundi y'umuntu yaba ari kwiba banki ntabwo amafaranga yabereza ku muntu Nyine akadakuraho dukeya. nyine ntabwo ari kuyahereza umuntu yasanze amanimero akayohereza ku manimero agiye atandukanye si byose kugira ngo azibanganye ibimenyetso ariko ari umuntu umwe ngende kumva nta kibazo ure ni nk'umuntu nyine Imana yohereje ese kuki umuntu yaba ari umuntu w'umugome yakoreza amafaranga angana n'ibibazo wenda umuntu ugiye kwishyura kwa muganga mama wawe yohereza amafaranga dukeneye buri gihe. urumva se nyine uwo muntu ari umuntu mubi koko uhumura ahubwo ngende nkawe na Sayimana kugira ngo nashimira Imana nako Ndayishima ko ntago nangiye kujya nyine amakenga humura sheri humura ndabwire humura sibyo Okay. humura rero ndumva nta mpamvu yo guhangayika Ariko sheri kuki woroshya ibintu bundi? Woroshya ibintu byose uzi ko wagira ngo uwo muntu uramuzi. Ubwo ntabwo uri kumva wowe ko biteye impungenge. ntabwo navuga ko umuntu ngiye muzika nawe nzi ariko uko biri kose afite akamaro Wese ubundi ibintu byose ko ubibona ari byiza ibintu byose sindakumva uri negative mu buzima bwawe. rega sheri namaze gusobanukirwa ko n'ubundi uburakari tugira ibibazo byacu n'ubundi nta kintu na kimwe ujya wihindura ahubwo nta kiruta kwishima mu gihe turi sibyo Okay. humura kandi niba ikibazo cyari icyo shyira umutima hamwe utuze ubundi twishime sibyo Cyangwa ukundira ko iyo nyine mfite ikibazo sinzi ukuntu bigenda nyine bitabigenda. oya humura mama ameze neza icyiza ni uko nyine Gusa tuvanyeho ibyo guhangayika mubonye namugana Imana yanjye naryama se mbwa urakoze pe. yaya Ari amafaranga uzi ukuntu ari menshi. nisubira ni menshi cyane ariko njyewe urabizi nyine bose amafaranga nzanguha njyewe niba umukire izo amafaranga nzanguha sheri nzakwitaho nzamenya neza ko buri kantu kose mu buzima bwawe kagenda neza kagendanye n'amafaranga naho iby'urukundo rwo ngira ngo urabibona ko nzaruguhata sibyo love you Love you too. nuko ye ayivi ubwo uvuye Vuye hariya inyuma y'inzu ukora y'ikinyi kureba ko kuri toilette ko hasa neza. hako ivi ubu iyo ndebye ubone ndi uruhinja rutabasha kumenya umuntu umbeshya n'utambeshya. Niho mvuye ariko wumvuje ukuntu ushaka gukina n'ubwenge bwanjye wowe niho mvuye pe. hanyuma se hari ugiye gukora iki kuri uriya muhungu? Nari mvuye kureba ko toilette ikoze neza. hako ivi iyo ndebye ubona imyaka yanjye ndi uruhinja ku buryo umbeshya. Ntawe uhari. yaguye hese nako yagiye Ako mama wagireka kuvuga kumubwira nabi koko. njye sinzi impamvu uriya muhungu ntamukunda sinigeze mukunda na gato. Ako mama twebwe
iki se uzi icyo mvuga none se mama wagira ka tugafasha umuntu uko nabona akazi azagenda nabikubwiye kandi ndeba igihuru kizavamo igihunyira nkakibona kare utangiye kwibunzayo wibunzayo ubu ngubu usigaje kuzajya uncunga nijoro turyamye ukabyuka ukajyayo yego ko mana oya siki reba byonyine ukuntu mbonye ukikanga ubu ntabwo wari uzi ko nagukurikiye none se ko ntawe uhari n'ubundi wari ugeze kureba iki nyine nimba atarahari ubundi usanga uza ukajya kwihugika hari inyuma ko nari nciyeyo none se si mu rugo hose nuko nari ngira ngo ndebe ko kuri toilette dufite inoze yego ye umuntu wese wakureba yabona ko urimo kubeshya hanyuma azagenda ryari ubwo ndahari ndakeka ko n'ubundi yagiye mu byo gushaka akazi reka naza gutaha arambwira ko ari cyo yaba yabonye cyangwa ko hari umuntu waba wamubwiye ko azamuhamagara numve noneho niwe uzatugenera igihe agomba gutahira akumva ni ukuri uwo mutima wawe uretse koko mfite umutima mubi ntago wenda ari byo mvuze reba byonyine ukuntu utangiye kujya ubura amahoro ugasohoka ukajya kurunguruka nimba wari ubizi ko adahari wajyaga guhegerezayo oya mbibonye ko adahari nyine kuko mvuyeyo nyine nagiye kureba kuri toilette mbona naho haratsinze kakubwira ivi mu bintu byose ushobora guteganya byose ushobora guteganya ntuzateganye ko hagati yawe n'uriya muhungu hazavamo ikindi kintu mbaye mbiguteguje hakiri kare kuko ubwo uzahitamo hagati yanjye nawe n'uriya muhungu sira muhungu yagutwaye igikoko yitwa Shalom shake Shalom ntabwo yitwa umuhungu nese koko yagutwaye ikimama utangiye no kumurwanirira nibavuga uriya muhungu nturi bubyumve urete wumva arimo gutukiye umuntu nta n'isoni wari wambwiye ngo azamara iminsi ingahe ako mama uzi ko na cya gihe ndi hariya mu mujyi ndwaye uzi ko ariwe wanyitayeho akankorera akazi kanjye akajya kunshakira ibinini ku mafaranga ye udufaranga twahembwaga uratuzi agafata udufaranga twasevinze akajya kungurira ibinini none umva ukuntu muri kumutuka n'ukuntu nanjye ibyo rero nibyo byaguhaye uburenganzira bwo kuza ukamushyira mu nzu nakabaye nshyiramo umupangayi anyishyura nimba ari ubwo bufaranga uzavuga tubumwishyure nimba aribwo butuma umuzana hano ibyo ni ibintu wavuga wumva byabaye ibitangaza ntabwo ari ukwiye kuvuga ibi mama ni ukuri wagira ngo mvuge ngo reba n'ukuntu wenda twiherewe nk'uyu muntu uri kudufasha tutazi imana yatwoherereje kuki twebwe utumva ko nawe natwe twagira umuntu wundi ukeneye ufasha tumanyurira uriya se nese we nta kintu bigufasha koko uriya buriya niwe mbabare wabonye ikwiriye gufashwa nese twebwe nitwe mbabare za nyuma ko uriya muntu adufasha tutamuzi wasanga watureba akabona turi imbabare za nyuma ariko uriya ntago ari imbabare ahubwo afite ikintu ahisha wowe utazi kandi burya ujya utinya ikintu umuntu mukuru yavuze nta kibazo ujya utinya ikintu umuntu mukuru yanze ngewe rwose umutima wanjye uriya muhungu oya ivi nimba hari n'ikindi kintu upanga nawe oya rwose oya ntacyo ariko nyine ni mama reka rwose ngenda guhakaniye mbaye mbikubwiye ubimenye nimba hari n'ikindi kintu kikuri mu mutwe mu bintu byose utekereza uriya muhungu mukure muri proje zawe urukundo n'urwa buri wese ntawe utagira uwo yizeye